akose wari wanyoye ibiki byakuyagije ubwoba wakuramo amaso yawe ukareba icyo ndi kunywa uje kumpagarara hejuru utazi icyo ndi kunywa mbese washatse undi ukugenza reka nkubwire mukecuru utagira ngo wenda wanca peti kuko ntabwo nyacika peti pe bibaho niyo wakwituma aho ngaho narya mbireba ahubwo ikintu kimwe nshaka kukubwira uru ni urugo rwanjye ndi umugore wa Ibra ntabwo ndaderina bafata bagahagarara ku gakanu ubwo bwa mbere ndwanya umuramu kuza kumbuza peti pe mpagarara hejuru ndi kwinywera icyayi wihangane ukora ibishoboka byose nuzajya ubyuka wumva hari icyo ukeneye ujye ujya mu gikoni iyi nzu yose urayizi cyangwa se mo kimwe uzazinga utwawe ugende ntekereza ko nawe ufite iwawe ese ubundi ni gute waje kuba hano igihe nakubwiye ko tutarimo turiga hano hari uri kubona ibi ni njyewe wabikoze ni nyaho uko ushaka nawe ndi kubona uri kundukaho ariko waje unyikoreye baravuga ngo Nyabarongo yica yizaniye ariko aha ni mu rugo rw'umwana wanjye nanjye ni urugo rw'umugabo wanjye